ijambo ry'umunsi, umutima ukeye. Kugira ngo uze kuza kubasha gusobanukirwa neza ibi ngibi tugiye kukubwira, biraza kugusaba gusoma muri Zaburi 139 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15. Kugira ngo tubashe kubona byose byiza Imana itwifuzaho, tugomba guhera ku kugira umutima ukeye, kuko ariho haduhuza n'Imana. Tugomba guhora tuzirikana ko ubw'Imana yaremaga buri umwe muri twe yabikoranye ubushake, kandi ko ntawabayeho kumanuka, byose yabikoze ku bushake bwayo. Mu gihe rero tutizeye Imana, ibyacu byose biguma hasi, ntabwo bibasha gutera imbere. Iyo ibintu bimeze gutya, biba byiza rero iyo tumenye ko icyo dukeneye mu buzima ari Yesu, umurinzi w'ubuzima bwacu. Urabibona, Imana yohereje Yesu umwana wayo hano ku isi ngo abashe kudupfira ku musaraba. Yesu yishyuye ibyaha byawe, ibyanjye ndetse n'ibya buri wese ku isi. Nyuma y'icyo gihe buri wese yagizwe umwere. Imana yahise tugira abana bayo, kandi iduha ikaze mu muryango mugari wayo. Mu gihe wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umwuka mwiza w'Imana uza mu buzima bwawe, kandi ukaguha umurongo mwiza ugenderaho ngo ubashe kubaho neza. Byose ntabwo ari ku mbaraga zawe, ahubwo byaba gusa wagenderewe n'umwuka wera w'Imana. Ejo tuzarebera hamwe ngo nicyo kigira umutima wo wizeye, kuba ukeye kandi usukuye. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba warahamagariwe gukora umurimo w'Imana, waba wifuza inyigisho zacu zisohoka buri munsi zikomeza umuntu mu bibazo, twandikire kuri nimero yacu ikoreshwa kuri WhatsApp, ariyo ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Bikore tuguha amakuru arebana n'ishuri ryacu rya teolojiya wiga ku buntu kandi ukaryigiraho uri hose. Turanakugezaho kandi izi nyigisho zitandukanye zikomeza umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi.